urumva buri gihe mbazanira utuntu dushya sibyo uhageze abaturage bameze gute ubu ngubu imyitwarire ye Imageragere urumva ikizatungura abantu nukuvayo Kazungu nta muntu yisheyo ariko ibi bintu nyamara no kwicara tugategereza amaherezo yabyo kuko ntabwo nta maherezo yabyo muzabona amaherezo y'ibya Kazungu nayo tuzabona kandi ari imbere y'ubutabera nababwiye ngo niba utumva neza ibyo Rwema Solutions avuga gerageza wumve ikiganiro kabiri cyangwa gatatu ntabwo bibujijwe kwirukira muri comment ujya kunteranya na leta se uyindushaho ubuzare nanjye ndi umwana wayo Kasi episode ko nitwareka nizere ko umeze neza cyane ku kiganiro bya Max TV nizere ko uri amahoro ndagusubuje ndanakwihanganishije nimba utameze neza ariko kandi nanaguhaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nicaye muri Semporo n'ahantu heza n'ahantu hanini n'ahantu hagutse n'ahantu habera ibirori ibikorwa bitandukanye abantu bashaka ahantu ho gukorera ubukwe abantu bashaka parking yagutse imodoka zitwara abakiriya bacu cyangwa se abantu bacu ahantu ho kuryama nyine uhageze umererwa neza ukumva umeze bo abantu bari muri diaspora bari mu bihugu duturanye hano hafi i Burundi Uganda Tanzania Kongo, Sudani y'Epfo ndetse no hafanga reka namwe mbahe ikaze muri bino biganiro byacu by'umwihariko mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kuganira n'uyu mubyeyi umwe mu bantu babasesengurira ibyo tuba twabonye ariko tutabashije gusobanukirwa bigasesengurwa noneho bikabasha kumvikana ngize andi mahirwe nanone yo kuganira ngize amahirwe yo kuganira nawe kugira ngo mu by'ukuri adufashe gusobanukirwa ibintu kimwe bibiri bitatu n'ibintu bitari byinshi cyane rwe nguhaye ikaze nanone kuri Max TV urakoze cyane Pizo kankurura agatebe nkwegere neza ndabona hano ibyuma by'abazungu bitari gutuma nkwegera neza kanze nkurura agatebe gutya noneho ndabona biri kugenda neza yego gerageza hari igihe ibyuma bitenguha bigatuma amajwi atagira neza ko bakiriye oya ndabona hano rwose ari sawa cyane umeze neza yego nuko ikirere mbona gishaka kutuvangira kavura ngo ni umugisha ariko ntabwo ari wo mugisha wonyine n'ubu kibuka yuko hari n'indi migisha n'ubu katuje kuganiriza abantu hari imigisha kabagagaritse igisimburana iteka yego ni kubw'ibyo mpamvu iri sengesho rikumye kumvikana mu ijuru ngo iyi mvura ibiretse hashira iminota byibura 45 dusoza iki kiganiro ntabwo nkunda kugenda nimuka akavura katwimura icyo gihe ibitekerezo birajagarara yego icyo gihe ibitekerezo hari ukuntu bitaba biri ku murongo neza cyane ubuzima uri kubona gute ubuzima muri rusange bwa bene igihugu buracyameze uko Imana yabipanze ni ukuvuga buri kwira bugacya umunsi ugahereza undi niko ibihe bihora bisimburana iteka ariko wakoresheje irihe banga ko mbona ibiro biri kumbana byinshi oya byarakamutse neza ndi mu rugendo rw'amezi 6 nkora siporo ngize ngo rugana mu ijoro ngize ugiye kuvuga ngo ndi mu rugendo rugana mu ijoro urwo ndusanzwemo nashyizeho rero n'iryo shami n'ako gashami ako ka minisiteri ka siporo nkunda kubwira abankurikira ko kugira ngo unyure muri urwo rugendo neza rujya mu ijoro hari minisiteri zigomba gukora neza 8 hari minisiteri y'imibereho myiza bijyanye n'imirire sibyo hakaba minisiteri ya siporo muri wowe ubwawe igomba gukora neza hariya rero nari naratangiye kurenga umurongo ubwo se minisiteri ebyiri se
hakaza minisiteri y'ibikorwa remezo birimo amazi. Amazi agomba kuba nyambere mu buzima bw'umuntu wese ugana mu ijuru. Sibyo? Noneho hakaza imirasire y'izuba. Minisiteri ishinzwe imirasire y'izuba, ka kazuba ko ku gasusuruko cyangwa ka kibera inka zisubira iswa. Ni ngombwa cyane mu mubiri w'umuntu kugira ngo gakomokweho vitamine D utabona mu biryo ibyo ari byo byose. Yego? Hakaza rero noneho kwirinda. Vuga ngo kwirinda. Abantu barabikunda iyo ndi kubisubira ndabibona muri comment. Kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira imibereho myiza yawe bwite n'iy'abandi. Sibyo? Kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose mu buryo bwose, muri aspects zose z'ubuzima, cyabangamira imibereho myiza yawe. Yego. Ugomba guhora uri attentif, wirinda ikibi cyose n'ikindi kintu cyakukura mu nzira kandi kibangamiye n'izo minisiteri zindi ndi kugenda ndondora. Sibyo? Hanyuma hari umwuka mwiza. Humeka cyane. Banza ugende cyane. Tugende. Ujye ukora ako kantu inshuro nk'icumi ku munsi, uri nko munsi y'igiti cyangwa ahantu hose hari amahumbezi. Umwuka mwiza. Mu mubiri wacu niyo waba uri umuntu upima ibiro bingahe, niyo waba ufite imbaraga zingana gute, habuzemo oxygen. Vuga ngo oxygen. Finish. Kwisha. Iyi si dutuye iriho kubw'amashyamba abiri, Amazone na Congo. Kandi nayo barayagereye. Bayatema. Nitureba nabi rero turaza gushira, kandi ari twe twirangije. Umwana w'umuntu ni mubi kuri iyi si. Sibyo? Hanyuma ndagusaba no kujya uruhuka. Aka karindwi ni ukuruhuka. Sibyo? Ikiruhuko cyiza harimo no kuryama ugasinzira amasaha ari hagati ya 6 n'8 ku munsi. Ntakwiriye kujya munsi, ntakwiriye no kurenga. Kimwe cya gatatu uba wangiza. Kimwe cya gatatu cy'umuntu, cy'ubuzima bw'umuntu, ni ukuryama kabisa. Agasinzira, akaruhuka. Nubwo twakora ibingana iki, nta kiruhuko ntacyo byatumarira. Akanyuma ni ukwizera Imana. Ya Mana nkunda kwigisha ahangaha ku mihanda. Bagatanga amaturo. Mu kiganiro cy'ubushize hatuye 2 gusa, harimo n'umuntu mwitiranwa witwa Kasi. Batuye 10,500. Kasi yatuye 10,000, undi atura 500. Uya Kasi ahubwo ninjye nayo naciwe ituro. Hari ituro naciwe hariya ngo natumye ngo badaturamo hagati. Ntabwo nari nabimenye. Nageze mu rugo mbwira ndavuga nti reka nture nanjye ko umuntu wanyandikiye se yambwiye ngo yitwa Rine, ngo iri turo ngo atanze n'irya Kasi. Nyine agent, mobile money agent yitwa Rine. Aho niho byanjijiye. Sinamenya yuko ituro ryaturutse kuri wowe. Ryaturutse kuri ngewe. Nagize ngo nuwo mwitirana. Natuye 10,000. Hari mugenzi wawe rero nawe watuye 500. Imana mwese bampera umugisha. Ayo maturo mutura azahinduka igihe kimwe ubutunzi butagereranya mu mifuka yanyu, kandi yarabavuyemo. Turashimye. Ibyo bintu birakora pe. Imana niyo nyir'ubutunzi bwose bubaho. Ibuha uwishaka ikabwima uwishaka. Kandi ngo ntizigera ifunga amatwi, kuko ugutwi kwayo kutaheze ngo ananirwe kumva abamutakira ku manywa na nijoro. Rero ndamusenga nkamubwira ngo aba bantu bampaye amaturo
bamwe babifashe nka brage ni ukuri mba nyakeneye bamwe bakabigira ngo ni brage reba ikiganiro 30,000 bikakireba hakavamo abantu babiri gusa bakabere bo batura nimero bakayivuga ati twabonye nimero yatubwiye ngo dutange ituro adusabire umugisha nuko rero umugisha urakabahama yego hari umuntu umwe ngo yabwiye undi abonye umuntu asohotse iwanjye aramubwira ngo uyu mugabo Imana yaramuhaye si ukumuha gusa ngo yaramudahiye ngo yaramudahiye kabisa none rero iyo migisha Imana ijya ibageraho mwebwe muba mwayitanganye umutima ukunze yego mbere yuko tugera kwa Kazungu agakofi kawe ni kare ubugukonjana cyangwa urakomeza usoma gake gake rwose ugenda usoma gake gake kera kabaye imihanda yari yakubise yuzuye uwitwa Kazungu Deni yongeye kugaragara mu rukiko ubundi twari tumenyereye yuko umuntu ugiye gusomerwa bamusomere yaba utakahita ataha yaba ujya Imageragere bakahita bamukura ngo kuri sitasiyo ya polisi Kazungu yongeye kugaragara mu rukiko buri mufungwa wese buri muntu ukekwaho wese igihe ari kuri sitasiyo ya polisi aba yemerewe ku isaha urukiko rwamuhaye kuza fizikare akaza agasomerwa akiyumvira ubwe kubera yuko iyo ahari hari uburenganzira yemererwa n'itegeko bwo kuba yahita ajurira ari aho ngaho kandi bikemerwa akahita bibura n'ako kanya se akavuga ko ajuririye urwo rubanza bikandikwa kuri iyo kopi bidategereje ya minsi 5 maze ya minsi 5 yazayirenza bikazabarwa nk'aho yajuriye ku gihe abantu ntabwo bari bakazi urumva buri gihe mbazanira utuntu dushya sibyo impamvu umufungwa aba agomba kwibera hariya bakamusomera hari nuko aba afite amahirwe yo guhita ajurira akiri aho ngaho kuri bare bikanandikwa akabisinyira nuko ubujurire bukemerwa nk'aho yabutanze mu nzira zikurikije amategeko no mu gihe cyateganyijwe mu gihe iyo utari uhari ho ya minsi ikurenganye ubuhiye uba wemeye umwanzuro w'urukiko rero aho baba bari hose bajya babibutsa kubwira umuyobozi ushinzwe iyo kasho ko isaha iyi niyi bari bujye gusomerwa nuko babajyane ni uburenganzira bwabo buriya Kazungu bwarabahirijwe atari ukugira ngo ni Kazungu wabisabye gusa ahubwo buriya se bariya abantu baruta aba buzuye kuri stade ugira ngo bo ntibaba babisabye mu buryo buri indirect bariya abantu baba bakubise bakuzura nabo burya baba babisabye kandi bo baba bahereye mu gitondo bahari nuko babajije wese ati turashaka Kazungu nuko bagiye kubona babona Kazungu araje hari umunyamakuru umwe muri mwe wafotoye ifoto Kazungu akeye yisekera neza ko ari umwere koko wa muntu yakoze ngo tumenye yaje yamukoze wa muntu dukora ngo abandi baba ari we babona ejo yakoze uko ashoboye ngo azahakana ibyo aregwa byose ese uriya muntu wabonye ongera reba kuri ya foto mweretse mu kanya urabona uwo muntu yakwica umuntu umwe koko reba urabona yatukana se byibura abantu bari kuyireba ubona ko nshinjwa ku mihanda gutukana urabona uwo nguwo yatukana se yanatukana reba ukuntu yisekera n'igitamo n'umuziranenge babandi bajya bavuga ngo akana ngo uduhinja ngo nutuziranenge reka nutunyabyaru harwa ku rwego rwatwo bamubonye Kazungu so abafotoye rero abantu bafotoye amafoto ejo harimo uzagira amahirwe ifoto ye ihabwa igihembo abantu bafotoye Kazungu simpanura ndagena njya mbona abantu batanze ibihembo ku ifoto yabaye nziza mu gihe cy'umwaka runaka bizagorana kubona ifoto iruta iyo ya Kazungu akubita igitwenge pe hanyuma nahabonye n'abazungu n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nabo baraje Kazungu yabaye icyamamare ubu urandika muri Wikipedia
Kazungu bigahita biza byihuse n'ubusobanuro bwinshi. Uzi ko ngo yari afite n'iduka ngo rya pièce de rechange, ngo y'amamoto n'amagare mu Busanza. Cyabaga hehise I Kanombe. Wowe se wararibonye? Ejo niriwe nzunguruka Ubusanza bwose. Ngure ko warigwaho. Ejo nagiye kuri terengera naho Kazungu yaratuye. Nako kuri ofisi ya Kazungu abahize ko yaratuye nabihinduye. A perezida w'imihanda ari kuri ofisi ya Kazungu. Yego. Ntabwo higeze hatura umuntu hariya. Uhageze abaturage bameze gute ubu ngubu? Wagira ngo nta kintu cyanabayeyo. Ubuzima bwarakomeje nk'uko bisanzwe. Ubutabera babutegereje bate? Muri make bibagiwe inkuru ya Kazungu. Yamaye. Bari kubaho nkaho nta cyabaye. Twinjire mu rubanza rero. Ejo wanyujijemo itoroshi Kazungu yinjira na Kazungu asohoka mu mboni y'umusesenguzi. Watahuye iki rero? Kazungu yatashye yakonje yabaye nk'umushwe wakubiswe n'amazi y'imvura y'umuhindo. Kazungu yabonye ko atashye noneho ibintu bigenze uko atabipanze. Cya gitwenge kwagucya mu maso byose byari byahinduye isura yijimye. Bivuga ngo agiye gupanga ibindi bishyashya. Niko namubonye. Yego. Yaje ibintu bikimeze nk'uko byari byifashe mbere, ajya kwirega, ajya muri ribu, ava muri ribu ajya mu bushinjacyaha, akazanwa ku rukiko. Ati umupira nimwe mu bufite, nizamunira iryanyu, ibyo birabareba, nubacika ni akazi kanyu. Arataha yisekera, ariko ntabwo uko yatashye ubushize siko yatashye ejo. Ahubwo abari Imageragere ko njya numva ngo haba telefone bahamagaye perezida w'imihanda bakamubwira uko byifashe. Ameze ate mu Imageragere? Mageragere bazabona yuko Kazungu babazaniye utari we. Imyitwarire ye Imageragere urumva zabiri nta makemwa rwose, umva nta makemwa kabisa. Ariko uwazaca urwaho sinzi niba ariko babivuga, nabaca muri humye azahekenya umuntu. Oya kwe. Kuburyo none se uriya muntu urabona uriya wa undi twabonye azanwa ku rukiko ejo, urabona yakwica umuntu? Uriya we rwose ni uriya rero niwe bazabona Mageragere. None uwo wundi Kazungu wa undi wabonye azaseka hariya ku rukiko niwo bazajyana Imageragere. Wa undi twabonye binjiza mu modoka ntabwo ari buzajyayo. Uriya azajya Mageragere, hanyuma noneho nibazimya amatara wenda cyangwa umuriro ubuze ku mpamvu zitunguranye, wa wundi winjiye mu modoka yongera abe abariwe. Ariko amatara ni yaka tubone wa wundi wasekaga. Nukuvuga abantu bari Imageragere bose bazibaza impamvu Kazungu bamubeshyeye ibyaha bingana kuriya nawe akabyemera. Sinakubwiye ngo umuntu uzamubara umubonye, mbibabwira mbere cyane bitaraba, kugira ngo nibisohora muzibuke ko hari umunsi umwe nabibabwiye. Yego. Abaturage bati ni muduhe tumukuremo amaso. Ejo ku rukiko bazindutse cyane. Icyo yindi kimenyetso cyerekana yuko Kazungu atari we mwicanyi wenyine. Twese turabicanyi. Iyo anyerera gato ngo urebe ibyo bamukorera akabagwa mu ntoki. Nta n'urwara rwe mwari kubona. Neza ubwo umubi ni Kazungu gusa cyangwa twese turi babi? Ibuka impamvu nahakanye ko nazakandagira ku rukiko ngo bari kumurangiza. Abantu turi babi. Turi babi ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Yesu ugira neza niwe uza mu mitima yacu akagenda duhindura ni ruto buhoro buhoro,
tukagira ubumuntu bugana ku Mana, ariko tuvuka turi babi rwose. Twagira ibyago rero tugakurana n'ababi bakaduhindura ababi kurushaho. Ngiyo product ya Kazungu. Guseka gutya kandi yarakoze ibara biva hehe? Biva imbere mu mutima. Ku bushake cyangwa ku burwayi? Ku bushake karemano. Tuba mu isi y'ikinyoma, urumva? Twitoje kuyibamo buri wese ku giti cye kugeza ubwo ikinyoma gihinduka ubuzima bwite bwa buri muntu. Niyo mpamvu njya mbabwira ngo muhunge mudapfa. Wa murongo twasomye ubushize ngo iteka ry'igehinomu tuzarikizwa n'iki? Urawibuka muri Matayo? Yego. Mwanzoka mwe, abana b'inciramwe, iteka ry'igehinomu muzarikizwa n'iki? Kubera isi y'ikinyoma. Umwanditsi umwe w'umuhanuzi uherutse abandi muri Bibiliya witwa Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, yaravuze ati, nuko rero wajuruwe ishime witere hejuru, kuko cya kiyoka Satani cyajugunywe n'abamarayika bacyo 1/3 bari bagikurikiye, bajugunywa mu isi, bahabwa ubutware bw'iyi si n'ubwo mu nyanja no munsi y'isi hose ni kuzimu. Wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko umwanzi yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kubera ko azi neza ko asigaje igihe gito. Nawe rero Mageragere, Madrid, ugushije ishyano, Kazungu yaje. Kazungu yaje. Kazungu yaje kandi mu isura iremereye cyane. Utakeka ko yakora, mva nta kabi na kamwe yakora. Isi yose ejo yabonye ifoto, sinzi umwana w'umuhanga rwose yigurire fanta ahari. Yigurire fanta ahari nyishyure. Ifoto nziza ya Kazungu. Wa muntu mpora mbabwira ngo muzamubara mumubona. Ndibwira yuko abantu babonye Kazungu ibihe byose bitandukanye, aho babanye nawe hose batigeze bamubona asa kuri. Ejo nibwo bwa mbere Kazungu yagize ishusho y'inzoka. Vuga ngo ishusho y'inzoka. Ishusho y'inzoka yahindi. Iriya shusho rero niyo Eva umubyeyi wacu wa mbere yahuye nayo. Nukuri koko rwose Imana yarababwiye ngo ntimukaryize imbuto ziza ziri muri ubu busitani bwa Edeni. Aturayareka, ntabwo ari uko Imana yavuze. Yaratubwiye ngo kiriya kimwe gusa, ngo nitukiryaho no gupfa tuzapfa. Reka ntabwo muzapfa, ahubwo muzasa n'Imana, mugira ubwenge nk'ubwayo, muhumuke munarebe. Nuko baziriye koko barahumuka, babona bambaye ubusa, ubwenge butangira gukora. Ku ruhande rumwe ntabwo yababeshye, ariko gupfa ko urupfu rwaje mu isi guhera uwo munsi kugeza n'uyu munsi. Ubwo Kayini yicaga Abeli murumuna we, ishyano ryaraguye, amababi y'ibiti bwa mbere atangira kumanuka agwa hasi, nkayo ureba aha ngaha. Inyamaswa zose zitangira guhunga umuntu. Kwa kundi mubeshya ngo Kazungu ni inyamaswa, reka. Kazungu inyamaswa zimubonye zose ni intare, buriya ziribwiriza. Ko ari umuntu mubi? Ziribwiriza. Zigahunga zikavuga ati iki kiremwa muntu ni hatari. None se rwe, hari ibintu hano abantu batasobanukiwe. Ni bibiri. Kimwe cyo wenda gisa nkaho gisobanutse, ariko nagiye mbona muri comment abantu bati umushinjacyaha yasabye ko Kazungu yafungwa by'agateganyo kubera umutekano wabo yahemukiye, bakamucika kuko yababwiraga ko uzavuga amakuru azamwica akanamwica n'umuryango we wose. Hanyuma wese kuki yibagiwe gushyiramo n'umutekano we wa Kazungu? Ntabwo yabyiboneye hariya ku rukiko. Nta mugabo winjiye yabishe yahinduye isura
yahindutse nk'intare ati Kazungu ari abapolisi bakamufata Kazungu akamuhindukira akamureba kandi shamagurutse ibintu nagukorera yarahindukiye aravuga ati shabyo wivugisha ibyo wivugisha rwose ngo bagurutse ntabwo ibintu nagukorera ntabwo ari umutekano w'abamucitse gusa si n'uw'abatangabuhamya bonyine n'uwe ubwe urimo n'uwacu ubwacu turimo yego ikindi gisa nkaho ngewe ari nagishya kuri ngewe ati indi mpamvu nuko Kazungu Denis yakodesheje inzu y'uwitwa Dushimimana Joseph uyu akaba ngo afungiye Imageragere ariko nanone na numero ya momo yakoreshaga ibaruye mu mazina y'uyu Dushimimana ako kantu ari ukuntu kari oya ahubwo uvuze ufungiye Imageragere niwe wakodesheje inzu Kazungu yabagamo nyine iriya nzu ni ya Kazungu nako ni ya Dushimimana ufungiye Imageragere yego ariko Dushimimana ufungiye Imageragere ibyo bintu ntabwo abizi ibyuko inzu yari ibi yakoraga ntabizi se ni ukuvuga ngo ni Kazungu bizi nubwo umuntu ahantu yifungiye se ntibamuhaye amakuru barayamuhaye nyine we ntiyari abizi ahubwo ubu afite ikibazo ku buryo bumwe arabizi cyangwa ntanabizi kuko urumva bose ni abakrimineri Dushimimana nawe aziranye na Kazungu kuko kuba yarafashe irangamuntu yakayikoresha akabishyira no mu masezerano y'ubukode bw'inzu nyirinzu akibwira ko Kazungu ari Dushimimana bikemera kugeza umunsi Kazungu yitangarije ko atari byo urumva ako si ibintu ko nari kubyumva ako se uri kubyumva numva ariko nababwiye guhera na mbere hose ko Kazungu atari wenyine muri iriya diro Kazungu uyu Dushimimana ongera utubwire ko hari ukuntu wari ubisobanuye numva uyu Dushimimana mbere yuko Dushimimana ajya muri gereza mu buryo bumwe yaraziranye na Kazungu hari ibyo bakoranaga hanyuma kuko yagiye gereza asigarana ibyangombwa bye Kazungu asigarana ibyangombwa by'uyu Dushimimana uyu Dushimimana n'ubundi ufungiye Imageragere nuko akajya agenda rero agakora nkaho ari Dushimimana ubwo iyo ni teori ya mbere teori ya kabiri Dushimimana yakoranaga na Kazungu bya nyabyo aba ari ukodesha iriya nzu ashyiramo Kazungu kubera yuko Kazungu na Dushimimana bo ntabwo bari muri bunyumvishe ko basa sibyo bo ntibasa ku buryo nyirinzu yasabye irangamuntu ya Dushimimana akabona koko ari Kazungu cyangwa akabirenza amaso nuko ukwezi kwa mbere kugashira Dushimimana aramwambuye ukwa kabiri arinda amezi 9 none nyirinzu we yarazi ko ari kwamburwa na Dushimimana kandi Dushimimana wari Mageragere abi bintu ko biri controversial ibi bintu ko numva bitari gusobanuka aferi ya Kazungu ni ishene ndende y'abantu benshi abere n'abatarabere ababizi n'abatabizi wabonye umukobwa yendaga kurongora wa marineti ko bigusekeje ku munsi wo gusohora invitation nibwo yari bumuhekenye kabisa uriya yari gupfa kuri uriya munsi bari basezeranye kujya gusohora invitation kuko no mu nzozi ntabwo Kazungu yarota kurongora uriya mukobwa akabakobwa nabo hanyuma reka rero nkubwire uriya ntiyiyemerera ko yamusuye inzu nabonye mu Busanza ntabwo wayisuramo umusore ngo ubukwe bukomeze ni negeka se oya nta muntu wigeze ayibamo iriya bivuga ko Kazungu yabagamo Kazungu nawe yahageraga nawe naje mu bikorwa gusa agahita yiciraho akitahira ako si bya bintu no muri dushe hayo nagiyemo no muri toilette hayo nagiyemo na cyacyobo yacukuye narakibonye siwe wagicukuye cyacukuwe n'abantu b'inzobere mu gucukura byabyo bifata amazi mu rugo cyangwa ibyobo bya toilette ntabwo ari Kazungu wagicukuye Kazungu yaragicukuje cyakora
ariko ibi bintu nyamara ni ukwicara tugategereza amaherezo yabyo kuko ntabwo nta maherezo yabyo muzabona. amaherezo y'ibya Kazungu nayo tuzabona kandi ari imbere y'ubutabera, ariko ni umuporofesiyoneri kuburusha kubera yuko abukontorora akabubwira ibyo yishakiye nabwo bukabikoresha byonyine nta kindi bwongeyeho nta n'icyo bukuyemo. nta maherezo tuzabona rwe, ntayo rwose. abantu bagomba kwihanagura se? oya ntawe uvumira itararenga niko mu kinyarwanda tuvuga. none se ibyo bintu reka tuhite bitwerekeza wa mugani urubanza mu mizi rwa Kazungu mu mboni ya Rwema, nubwo batatubwiye itariki, ngira ngo harya ubundi busanzwe itariki twari kuyimenya hariya cyangwa tuzabimenya nyuma. ubu hagiye gukurikiraho ko Kazungu ajurira, kandi ndabizi neza ko ibyo bintu Kazungu atazabikora. ntazabikora ibyo byo. urumva ejo hari kuwa kangahe? ejo hari kuwa kabiri. umunsi ni kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa mbere, kuwa kabiri. kuwa kabiri nibwo ibyo kujurira bye bizaba birangiye. ni iminsi 5 y'akazi. noneho ubanza ari 5 uko byamera kose ni iminsi 5. narimbariyemo weekend nzivanyemo niba zirimo cyangwa zitanarimo. sinzi kesi twigeze kugira tukajya tuba confused nimba ari ya kid nimba ari yande, tuvuga tubwo se iminsi 5 ya weekend se baba batayibariyemo, sinibuka. hari ahantu twigeze kuba confused. ubundi kuri kese byawe n'iminsi 5 yo muri ribu byo rwose ndabizi bayikuramo. weekend ntabwo bazibara. hanyuma ntabwo nzi neza niba no mu by'ubujurire batayibara. byansaba gukonsulta itegeko nkareba neza icyo rivuga. yego, ariko reka twemeze iki hagiye gukurikiraho iminsi 5 habamo weekend cyangwa zitabamo ni iminsi 5 y'ubujurire bwa Kazungu. icyo atazigera akora Kazungu ahubwo agiye gutatumaho abantu timujye mudownloadinga nshaka kujya ndeba ubusesenguzi bw'abantu batandukanye, mudownloadinge munzanire hano nirebere ni muri gereza. ikindi azakora azaba nyine Kazungu ya foto yatweretse yayindi niko azaba muri gereza yisekera. ku buryo abari hariya bose bazibaza Kazungu ikintu apfa na leta, ikintu apfa n'abaturage kikabashobera, cyangwa se bati batuzaniye undi muntu utari Kazungu. hanyuma nyuma yo kuwa kabiri nyuma y'iminsi 5 cyangwa se ubushinjacyaha buzatangira rero iperereza rya nyaryo ku bya Kazungu mu gihe cy'iminsi 30. niba bana mike basabe babongerere, niba bana mike babasabe babongereho indi minsi 30 gutyo idashobora noneho kongera kongerwa. hanyuma baregera urukiko dosiye mu mizi. rero ntabwo ibyo tuzi umunsi bizabera. yego, abantu benshi kuki batatubwiye ngo mu mizi ni ryari guteze. umva uko bigenda from Rwema Solutions cyangwa usoma amategeko. uwo munsi nugera, vuga ngo uwo munsi nugera ubushinjacyaha buzakora inyandiko isoza iperereza buregere urukiko mu mizi Kazungu umubare w'ibyaha bamukekaho, niba ari bya bindi 10 cyangwa se bagira ibyo bakuramo cyangwa bongeramo n'ibindi. noneho dosiye nimara kugera mu rukiko, perezida w'urukiko azashyiraho umunsi w'iburanisha, awumenyeshe ubushinjacyaha, anawumenyeshe Kazungu. Kazungu ashaka kumuburanira cyangwa byihorere. biragoye cyane ko muzamenya uwo munsi rero, kuko ibitazagaragara ku mihanda. ubu wababaza umunsi wa munyamakuru witwa Gakire bavanye muri Amerika azaburaniraho mwamumusubiza?
ahubwo so watubaza nawe utubwira watubaza uko byagenze kuva kigera Amageragere byo atana nabyo ni mwabisubiza ntabwo twabisubiza. nta muntu rero uri tayari kubaha aya makuru, cyakora njyewe nzagerageza kuyaba. kubera iki se amakuru ya Kazungu ari confidential cyane? kubera iki umva n'abaturage bagiye baribaza Kazungu kubera iki arinzwe cyane? abaturage nagiye mbibona ejo ku rukiko bati baje kumutwara mu buryo burinzwe cyane, na hano ku rukiko ararinzwe cyane, Kazungu ari kugenda mu buryo budasanzwe. Barasakuza kubera ko bazi ibyo bamukorerereka. Uribuka si wowe twari kumwe hano nkubwira ko ngiye ntazigera nkandagira ku rukiko? hanyuma se wari uhari nkubwira ko ntazigera mpakandagira. Timageze ibintu nakora. Ubu si yo mpagera byari kumera gute? Ngaho nawe tekereza. Tekereza umbwire. Rero hariyo abandusha kuba mubi. Bamwe muri abo ni baba basakuza, kuki Kazungu bamurinze kuriya? Turamubona muri make turamugeraho gute? Ngo tugire ibyo twikorera. Ni nkuko bakavuze. Kubera iki amakuru ya Imageragere azarushaho kugirwa ibanga cyane? Nuko nyine Kazungu ari buzaboye ukikontorora byo ufite control. Nuko Kazungu ari buzaba afite control. Nese ubuzi ibyo naraye ndi ishwe. Kubera iki utabizi? Nuko ari ufite control, wabivuga cyane ubivuga. Oya, nfite control y'ibibera mu rugo rwanjye. Kazungu rero afite control kugeza none. Kugeza ejo yatangiye guta control bamwuriza imodoka. Yagiye yijimye mu maso. Yumva n'amarere yayagabanije. N'imbaraga ubona yacogoye. Ariko rero ntabwo bihora kuriya. Urakikongera ukivomamo izindi mbaraga zikagaruka. Kwisubizamo akanyabugabo. Batafungirwa ha wenyine cyangwa batahubwa? Ntabwo ari bo babigena. Bigenwa n'itegeko. Itegeko rivuga iki? Itegeko si icyemezo se wari uhari bagisoma. Basomye ngo tutegetse ko Kazungu Deni ajyanwa mu igororero rya Nyarugenge. Ni iki tegeko ryavuze? Gufungirwa ha wenyine si cyangwa gufunganwa n'abandi? Ibyo ni ibyo abaturage bavuga, nta muntu, ntabwo ari itegeko ryabivuze. Nangize ngo hari itegeko ribiteganya ko gufungirwa wenyine cyangwa muri rusange? Oya. Muri rusange, ni muri rusange nyine mu igororero aho ngaho. Yako. Turi kugenda tugana no ku musozo. Niki kitakwiye kuba kizatungura abantu kuri Kazungu Imageragere ndetse no mu rubanza rwe mu mizi? Ikizatungura abantu ni ukuvayo Kazungu nta muntu yisheyo. Kandi ikizatungura abantu ni ukuvayo Kazungu nta muntu yisheyo. Kuko Kazungu ntabwo ashobora kuba watica abantu ngo byemere. Ni ukuvuga Kazungu afite intambara ikomeye agomba kurwana nayo, kuko bitoroshye kubona undi muntu yica kandi abishaka kurusha. Sorry. Abantu bagomba gutungurwa no kuba agarukiyeho. Bizabatungura cyane. Mu buryo busanzwe, vuga ngo mu buryo busanzwe Kazungu agomba kuva hariya hari abandi bantu yisheyo. Mu buryo butunguranye azahagaruka rwose nta mabi yakozeyo. Yego. Ndumva nagushimira wa mubyeyi. Hanyuma tugategereza ubwo icyo ubushinjacyaha turakiriyaringa mu kiganiro cy'ubushize muri message. Hari abantu banyibasiye kubijyanye banteranya n'igipolisi n'igisirikare. Biriya bari responsable wabyo, ntabwo ari byo navuze. Harimo bamwe baza bakavuga ngo urashaka kuvuga ko igisirikare cyacu ari abicanyi. N'abandi bavuze ati kandi nibo bari kubivuga, ntabwo ari njye. Bandi bati turi abana b'abasirikare kandi dufite ikinyabupfura. Umwana w'umusirikare ariko mu rugo yabaye papa cyangwa abamama. Kandi ni nabyo twifuza. Nabyo nasabye, ni nabyo nifuza. Uwo ntabwo bimureba. Twifuzaga ko baba nk'uwo mwana batanze ubuhamya. Yes. Ababyeyi baba nk'ababyeyi
burya mwana watanze ubuhamya none abana bakaba nk'uyu mwana nawe watanze ubuhamya muri comment naranabikunze cyane ndumva nanavuga izina narifashe mu mutwe numva namuhamagara namubwira ni wawe wabibonye that's a very nice comment wabonye nkunda kubabwira ibintu bitaraba nkabona nge ndi responsable w'ibyo mvugira ku mihanda mwe mukaba responsable y'ibyo mwumva ku mihanda uko wumva birakureba kuko sinjye wakuhaye amatwi sibyo kujya kumbeshyira ngo ngewe ngo nashyize isura mbi ku gisirikare ntabwo twakora ibyo ntabwo ari igisirikare cyawe wenyine nanjye ndimo n'icyanjye igipolisi ni icyacu igisirikare ni icyacu igihugu ni icyacu ntabwo dushobora gushyira umwanda warambwiye ngo nzakine n'ibindi bintu byose utazakina oya uzakine n'ibindi bintu byose na nyoko muzakine nta kibazo nanza kuvuga mama nari nkakwebya nari mbibonye kugakwebya nta kibazo na nyoko muzakina ariko uzirinde gukina n'igihugu kuko na mama wanjye kugira nzakine nawe sinzi hano byaba bigeze ariko uzirinde gukina n'igihugu muri make ndabisubiramo nge naravuze ngo abasirikare n'abapolisi kuva ku mukuru kugera ku muto bifuza kuzagira umuryango umunsi umwe n'abawufite birinde kuba abasirikare mu rugo urumva mu rugo babe papa babe mama baba ababyeyi nuko rero niwiyumva wowe ufite umubyeyi mu rugo ntiwibwire yuko na Kazungu yari amufite kandi reka nabwirwe raporo mpuzamahanga zishyira u Rwanda mu bihugu bya mbere ku isi bifite abasirikare n'abapolisi bafite ikinyabupfura na discipline iyo discipline bagira mu kazi rero niyo dushaka no mu rugo mu rugo rero arabagerayo bakabatuza icondi tugewe aba bana yewe wabantwa igisirikare mbega cyo mu ishyamba akaba ari cyo gikora mu rugo kikaba ari cyo gikora mu ibyo nibyo narwanyije aha ku mihanda izo nama natanze rero musubire mwumvire iki kiganiro nababwiye ngo niba utumva neza ibyo Rwema Solutions avuga gerageza wumve ikiganiro 2 cyangwa 3 ntabwo bibujijwe kwirukira muri comment ujya kunteranya na leta se uyindushaho ubuzare nanjye ndi umwana wayo turi abavandimwe nta hantu uri bunkire kujya kundega kuri papa rero ngo nakoze mu nkono kandi nibikora ntabwo bikora rwose abantu tongeye turabunze ngo turi ubwungo ari umuntu uteye comment rero bati pizo na Rwema n'ubwungo rwose wabonye yuko Imana yumva gusenga kwacu akazuba karavuye kandi inkube ziri gukubita ubu rero iyo nkusengeye sinya ngusengera bikakunda nibyo nyambwira abantu urashaka ko ngusengera isengesho ryari ngo yango wowe ngo ntabwo ujye uvuga ngo zopaya nini waya herere wapi ntabwo ibyo mbikeneye ngewe nzakoresha buri wese akoresha impano Imana yamuhaye nge yampaye ubwenge nisaba ngo ijye bwongera buri munsi mbona ibyo mbasangiza hano ku mihanda kandi bigirira abadukurikiye akamaro narababwiye ngo umuntu wese wahisemo gukurikira Max TV ntazigera yicuza ko yahisemo kubana n'uyu muryango igihe cyose azahora ari grateful yo kuba ari muri no muryango ndagushimiye nanjye n'ukuri kandi Imana iguha umugisha ku mwanya nishimiye ko nanjye mbwira ikirere ngo kora ibyo twifuza nge na Kasiyo Pizza kandi dore ni iminota 43 ni 2 niyo gusoza 5 twavuze twitahira ahubwo Imana ikugirire neza amin yego reka mushimire cyane namwe Imana ibagire neza mwese twari tubanye muri kino kiganiro ku muntu wari ugikurikiye ari mu bice bitandukanye byo hirya no hino kuvuga ngo ya nimero y'amaturo tuyibabwire neza 0 nanjye sinze kongera kwibagirwa ntongera gutanga ituro ndi mu matariki mabi 0786 555 mu mazina yanjye mu mazina yawe uri hanze ushobora kongeraho akamenyetso ko guteranya 250 78 655 391 nuko ituro ryawe tukaryakira ryatugeraho rikava iwawe ari amafaranga rikatugeraho ari ituro dukoresha mu bwisanzure
icyo dushatse mu murimo w'Imana. Wa muntu nahaye nimero yarambwiye ngo ni wa undi w'imihanda se arishima cyane. Arishima. Nuko. Reka mushimire cyane, namwe ndabashimiye cyane. Nizere ko munyuzwe n'ikiganiro, wagisangiza abandi bantu nka 2-3 ku mihanda hirya no hino. Hari n'abantu bajya nk'ubu ku kwezi nagize shares zigera ku 1,100 z'abantu bagiye basharinga ibiganiro byanjye. Ndabashimiye cyane, n'iki mu gisharinge n'ubundi kuva warenze 100,000 waremewe. Naremewe. Waremewe. Yego, ndamushimiye cyane. Of course, kasi episode that's my name Kabu.